mu rugo haranoteza bakanaca mu maso bakanankubita. Ngewe ikibazo mu rugo dufite, mama wanjye ni umukene. Ikindi kibazo mu rugo turakenye, tubura amafaranga yo kwishyura inzu, kandi inzu tubamo ni icyumba na salo n'udutoya kandi ni 40. Ku ishuri kwishyura amafaranga menshi kandi amafaranga yarabuze, twabuze n'ayo kwishyura inzu. Ni icyo cyonyine nabasaba, murakoze. Dushaka amavide rimwe riba rigura 10, wenda tugeze na 20 baduha desa, wenda tukaguramo umunyu nako inuza amavuta, wenda twaba dufite n'icyo kijumba mama tukarangira ibishyimbo tukarisha, tukaryama. Ejo bikabyuka nimba tuyiga igitondo cyangwa ikigoroba, tukajya ku ishuri. Mama akatubwira tugende kare kugira tuze kubona ko tujya ku ishuri. Nuko ubwo buzima bwacu niko bumeze, tugashaka n'ibyuma tukagurisha. Ibyo bita gusyaga. Ikiro kimwe kiba kigura 400. Twayabona wenda tukaguramo n'uwo munyu cyangwa inyanya cyangwa wenda n'udutoryi tugakaranga tugagushaka. Merereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu, aho ndi kuvugana n'abana batonya bavuga yuko ababyeyi babo babatoteza bakabakubita bakabahoza ku nkeke, aho bano bana bafata icyemezo cyo kuva mu rugo iwabo bakajya mu gasozi bagatangira kuba marine ku muhanda, aho bamwe bavuga yuko iwabo ari abakene batagira icyo barya batagira n'icyo banywa. Bavuga yuko ubukene nibwo butuma bishora mu ngeso zidahwitse, dore yuko nagerageje kuganira na bano bana ubwo nageraga hano mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Batangira kuza banyirukankaho, ndavuga ngo reka nkore kino cyegeranyo nyibagezeho nk'abanyarwanda kugira ngo turebe nimba bano bana twabafasha. Bagerageje gutaka inzara, mpita mbajyana ku kabutike kari hano ku isatere, ngerageza kubagurira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa kugira ngo inzara bavugaga ndebe ko yashira, kugira ngo tuganire batuje. Gusa ibyo bambwiye nanjye nagize agahinda, ngira umutima wo gufasha, aho bamwe bambwiraga ko babuze amafaranga yo kujya ku ishuri ndetse kuva mu ishuri ari ukubera kubura amafaranga, ibikoresho n'amakayi. Nahise nishyurira 3 ishuri ndetse mbagurira n'amakayi. Mu rugo haranoteza bakanaca mu maso bakanankubita. Ngewe ikibazo mu rugo dufite, mama wanjye ni umukene. Ikindi kibazo mu rugo turakenye, tubura amafaranga yo kwishyura inzu, kandi inzu tubamo ni icyumba na salo n'udutoya kandi ni 40. Ku ishuri twishyura amafaranga menshi kandi amafaranga yarabuze, twabuze n'ayo kwishyura inzu. Ni icyo cyonyine nabasaba, murakoze. Dushaka amavide rimwe riba rigura 10, wenda tugeze na 20 baduha desa, wenda tukaguramo umunyu nako inuza amavuta, wenda twaba dufite n'icyo kijumba mama tukarangira ibishyimbo tukarisha, tukaryama. Ejo bikabyuka nimba tuyiga igitondo cyangwa ikigoroba, tukajya ku ishuri. Mama akatubwira tugende kare kugira tuze kubona ko tujya ku ishuri. Nuko ubwo buzima bwacu niko bumeze, tugashaka n'ibyuma tukagurisha. Ibyo bita gusyaga. Ikiro kimwe kiba kigura 400. Twayabona wenda tukaguramo n'uwo munyu cyangwa inyanya cyangwa wenda n'udutoryi tugakaranga tugagushaka.